ariko najya nkubwire ngo mw'iki gitondo Imana irabigaruye mu izina rya Yesu. Hari agaciro kawe kanyazwe, Imana irakagaruye. Haleluya. Hari ubutunzi bwawe bwanyazwe, Imana irabugaruye mu izina rya Yesu. Haleluya. Najya nkubwire ngo hari ibyanyazwe ku buzima bwawe, Imana igaruye mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro iguha umugisha. Hari igitangaza cy'Imana gikoretse ku buzima bwawe. Imana uko yakoze igitangaza kuri Lazaro, najya nkubwire ngo nawe hari igitangaza cy'Imana ikoze. Haleluya. Ni Imana ikiza indwara. Najya nkubwire ngo Yesu igihe kimwe ubwo yari kujya mu kirorero, abantu benshi bamubyiganaho cyane. Haleluya. Arangije anyura ku mpumyi, arangije aravuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'amamagara yakiri ku manywa. Arangije Bibiliya atubwira ngo atoba kondo, arangije asiga ku maso, arangije aravuga ngo arareba. Haleluya. Hari ibintu Imana ikora, hari uburwayi Imana ikiza. Haleluya. Bibiliya nta burwayi Imana idakiza. Ubwo burwayi ubona bwananiranye ku buzima bwawe, Imana irabushoboye mu izina rya Yesu. Uko guhora urwaragurika, najya nkubwire ngo zo ni imbaraga z'abadayimoni, zo ngizo Imana zicogoza mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. N'Imana babashuje mu izina rya Yesu Kristo. Aho mudukurikirana, Imana y'amahoro ibane namwe, Imana y'amahoro ibahe umugisha aho uri hose. Najya nkubwire ngo wowe umeze neza, ni ishimwe ry'Imana rikomeye ku buzima bwawe. Nawe utanameze neza, najya nkubwire ngo Imana iraza kubimeza neza mu izina rya Yesu Kristo. Abatanzi amazina ye ni Umukiza David. Nk'ibisanzwe tugiye kuganira ku mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Wowe ugeze kuri YouTube ari ubwa mbere kuri channel, najya nkubwire ngo uratanga subscribe, utange na comment, unakore na like na share. Najya nkubwire ngo udufatanye kubwiriza ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro iguha umugisha. Reka tubanze dusenge mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga n'ubutware, Imana irebera hose icyarimwe. Bana na buri muntu wese umuha umugisha, imbaraga z'ibitangaza zikorere muri we, imbaraga z'umwuka wera zikorere muri we, kandi Kristo wica imigambi y'incakura buri imwe yose imugendaho mu izina rya Yesu. Bana na buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana yanditse muri Yesaya 45. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta ati, ni wowe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Haleluya. Ku murongo wa 2, kandi nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Imana ishimwe. Ni ukuvuga muri iki gitondo tugiye kuganira kuri iri jambo. Iri jambo niryo Uwiteka ari kuvugana nawe, uwo yimikishije amavuta. Haleluya. Imana yakwimikishije amavuta ukimara kuva mu nda ya mama wawe. Najya nkubwire ngo Imana yari ikuzi kuzabaho, Imana yari ikuzi yuko uzabaho ukaba mu isi yandujwe na Satani, ariko Imana ikayikurindiramo kugeza igihe Imana izavura ati, tahuka mwana wanjye. Ibyo ngibyo Imana yari ibizi, kuko ibi ni byo Uwiteka avugana nawe aya magambo. Uyimikishije amavuta akamuneshereza amahanga ari imbere ye. Haleluya. Imana najya nkubwire ngo yakuneshereza amahanga ari imbere yawe. Ibuka ubuzima watambutse n'ubwo urimo, najya nkubwire ngo hari Imana yakuneshereza amahanga. Haleluya. Ushobora kuba mu buzima bwawe utameze neza, ushobora kuba unameze neza, ariko najya nkubwire ngo ibyo byose biri mu mugambi w'Imana. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana ryo rirambwira ngo mu bibi no mu byiza tujye duhora dushima Imana, kuko byose biri mu mugambi w'Imana. Haleluya. Iki gitondo ni igitondo cy'umugisha cyo kugira ngo Imana yongere ivugane nawe. Ibi ni byo Uwiteka avugana nawe. We yimikishije amavuta ikamuneshereza amahanga ari imbere ye. Haleluya. Imana ngo izakujya imbere ahataringaniye haringanize, izacagagura inzugi z'imiringa, kandi n'inzugi z'imiringa izazicamo kabiri ku buzima bwawe. Muri iki gitondo hari ibintu Imana iciyemo kabiri ku buzima bwawe. Muri iki gitondo hari imigambi y'abadayimoni iciyemo ku buzima bwawe. Muri iki gitondo hari imigambi y'abarozi Imana itesheje agaciro ku buzima bwawe. Haleluya. Ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, ngo n'ibihindizo by'ibyuma Imana izabicamo kabiri. Muri iki gitondo najya ngutangarize ngo hari ibihindizo by'ibyuma Imana iciyemo kabiri. Hari ibikurwanya Imana irwanyije, hari ibiguhiga Imana ihize. Haleluya. Hari ibikugambanira Imana iburijemo. Haleluya.
mw'iki gitondo. Haleluya. Ni Imana ifite imbaraga zidasanzwe, ni Imana itanze agaciro ku buzima bwawe, ni Imana ikugaruriye ibyawe byanyazwe. Ku murongo wa 3 umva uko havuga, haravuga ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bibishwe ahantu hiherereye. Haleluya. Ni Imana ibasha gutanga umugisha abadayimoni batazi, ni Imana ibasha gutanga umugisha abarozi batazi, ni Imana ibasha kuguhisha imigambi y'abadayimoni, ni Imana ibasha kuguhisha imigambi y'abarozi. Haleluya. Ni Imana ibasha kuburizamo imigambi y'abadayimoni. Haleluya, haleluya. Najya nkubwire ngo cyagiye ujya kwa muganga ukabyara, hari imigambi y'abadayimoni Imana yaburijemo. Cyagiye abarozi bagutega, najya nkubwire ngo hari imigambi Imana yaburijemo. Najya nkubwire ngo cyagiye wabonaga bimeze nabi, hari imigambi y'abantu Imana yaburijemo. Na n'ubu Imana yacyavugana nawe ngo hari imigambi igomeje kuburizamo. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe ku buzima bwawe ko hari igitangaza cy'Imana Imana ikoze. Haleluya. Ngo ninjye Uwiteka nta wundi, nta yindi Mana iriho atari arijye. Uwiteka nta yindi Mana iriho mu mahanga y'isi, mu mahanga y'ijuru, munsi y'ijuru nta yindi Mana iriho uretse Uwiteka. Nta yindi Mana iriho uretse Yesu Kristo yaje mu isi kugira ngo abe umuhuza n'Imana. Haleluya. Mu mahanga yose abubaha Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka, abo ngabo Imana irabemera. Haleluya. Najya nkubwire ngo ushobora kuba mu isi ubuzima bwawe ari ubwo kuba mu isi itari nziza, mu isi y'ibibazo, mu isi y'ibigeragezo. Haleluya. Ariko ibyo byose najya nkubwire ngo hejuru y'ibyo bintu byose biri mu isi, najya nkubwire ngo hari imbaraga z'Imana, hari ineza y'Imana, hari ubutabazi bw'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Ni Imana ibasha gukora ibidasanzwe. Mw'iki gitondo Imana iguha umugisha, mw'iki gitondo Imana ikwagure, mw'iki gitondo Imana ikwiyereke, mw'iki gitondo Imana iguha ubuzima. Haleluya. Wowe urwaye Imana ikumeze neza mu izina rya Yesu. Wowe utameze neza Imana iguhe kumererwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ikwagure, Imana y'amahoro iguhe umugisha. Haleluya. Ni Imana ikora ibikomeye, ni Imana ikora ibidasanzwe, ni Imana ibasha kwica imigambi y'icakura. Najya nkubwire ngo igihe cya Lazaro ubwo yari yarapfuye, yari amaze iminsi 4, mumva Bibiliya iratubwira ngo Yesu yasibiye iminsi 4 Lazaro amaze gupfa. Abantu bene wabo Bibiliya iratubwira ngo batangiye bavuga ngo wavuye hano kubera iki, iyo utaza kuva ahangaha ntabwo mwene wacu aba yarapfuye. Haleluya. Ariko Bibiliya iratubwira ngo Yesu arangije arababwira ngo ntabwo Lazaro yapfuye ahubwo yasinziriye. Haleluya. Kubera yuko batari bazi imbaraga ziri muri Yesu, ntabwo bari bazi ko Yesu Kristo hari n'ibintu byapfuye abasha kuzura. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo Yesu asibiye iminsi 4 agezeyo igitangaza kirakoreka. Haleluya. Agezeyo arababwira ngo nimunyereke aho mwashyize Lazaro. Arangije agerayo, arangije aravuga ngo Lazaro, Lazaro. Arangije arazuka mu izina rya Yesu. Najya nkubwire ngo hari ibintu byawe byapfuye, hari ibintu Satani yanyaze ku buzima bwawe, ariko najya nkubwire ngo mw'iki gitondo Imana irabigaruye mu izina rya Yesu. Hari agaciro kawe kanyazwe, Imana irakagaruye. Haleluya. Hari ubutunzi bwawe bwanyazwe, Imana irabugaruye mu izina rya Yesu. Haleluya. Najya nkubwire ngo hari ibyanyazwe ku buzima bwawe, Imana igaruye mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro iguha umugisha. Hari igitangaza cy'Imana gikoretse ku buzima bwawe. Imana uko yakoze igitangaza kuri Lazaro, najya nkubwire ngo nawe hari igitangaza cy'Imana ikoze. Haleluya. Ni Imana ikiza indwara. Najya nkubwire ngo Yesu igihe kimwe ubwo yari kujya mu kirorero, abantu benshi bamubyiganaho cyane. Haleluya. Arangije anyura ku mpumyi, arangije aravuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'amamaga yakiri ku manywa. Arangije Bibiliya iratubwira ngo atoba kondo, arangije asiga ku maso, arangije aravuga ngo arareba. Haleluya. Hari ibintu Imana ikora, hari uburwayi Imana ikiza. Haleluya. Bibiliya nta burwayi Imana idakiza. Ubwo burwayi ubona bwananiranye ku buzima bwawe, Imana irabushoboye mu izina rya Yesu. Uko guhora urwaragurika, najya nkubwire ngo zo ni imbaraga z'abadayimoni, zo ngizi Imana zicogoza mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ni Imana ibasha gutanga ubuzima. Haleluya.
Haleluya. Tubona umurwayi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi. Bibiliya iratubwira ngo bene wabo bari bafite abajugunyamo, ariko we nta muntu yari afite amujugunyamo. Haleluya. Ariko igihe kimwe Yesu ahageze, arangije aramubwira ngo igihe wazengurukiye uyu musozi kirahagije, ikorera uburiri bwawe wigende. Arangije aba muzima, arangije arakira, arangije ubyari bugomba mbari arahaguruka aragenda. Nagira nkubwiye ngo uburwayi buri ku buzima bwawe ni Imana ibushoboye, ni Imana yirukana abadayimoni aho bateranye, ni Imana yirukana imbaraga z'abapfumu ku buzima bwawe, ni Imana yica karande ku buzima bwawe, ni Imana itanga umugisha ku buzima bwawe. Iki gitondo nagira nkubwire ngo ni Imana ibasha kongera kukwagura. Haleluya. Imana ni nziza, Imana ni nziza ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ni mwiza ibihe byose. Bibiliya iravuga ngo munsi y'amahanga y'ijuru nta yindi zina ryo gukirizwamo uretse irya Yesu. Nagira nkubwire ngo mu isi y'ijuru twumva inzira nyinshi bavuga zo gukirizwamo, ariko nagira ngutangarize ngo Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo yakugitsa ku Mana. Nagira nkubwiye munsi y'ijuru nta rindi zina ryo gukirizwamo uretse izina rya Yesu. Nagira nkubwiye ngo bahita yizera Yesu, aka kanya wamwizera ubuzima bwawe bugahinduka, aka kanya wamwizera akakwandika mu gitabo cy'ubugingo, aka kanya wamwizera agahindura ubuzima bwawe, aka kanya wamwizera ibyo ubona byakunaniye akabihindura. Haleluya. Nagira nkubwire ngo kuba mw'ibyaha ntabwo ari karande, hari Imana ikiza ibyaha mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo nubwo ibyaha byanyu byatukura tukutuku, ariko Bibiliya iratubwira ngo Imana ibihindura nk'umweru bigasa nka seregi. Nagira nkubwire ngo ibyo ubona byananiranye ku buzima bwawe, niwegera Imana irongera igusubize ku rufatiro rwayo. Haleluya. Aka kanya wizere Yesu, aka kanya wizere ubuzima bwa Yesu. Nagira nkubwire ngo aka kanya wizere imigambi ya Yesu, aka kanya wizere ko yaje kugucungura, aka kanya wizere yuko yakugiriye ku musaraba, yarangije akavuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Nta wundi yagira ngo aronke ni wowe, nta wundi yagira ngo akure mu byaha ni wowe. Haleluya, haleluya. Nta wundi yagira ngo, nta wundi yaje guhiga. Yesu Kristo yaje guhiga intama yazimiye. Nagira nkubwire ngo ubaye warazimiye, nagira nkubwire ngo wongere wizere Yesu Kristo ku buzima bwawe, wongere wizere, uhindukire ubuzima, wizere Yesu Kristo. Ushobora kuba umaze igihe kirekire usenga Imana ariko utarizera Yesu, ushobora kuba umaze igihe kinini ugendera mu kigare, ariko nagira nkubwire ngo uyu mwanya ni umwanya wo kongera kwizera Yesu Kristo. Nagira nkubwire ngo ushobora kuba umaze igihe kinini uzenguruka mu amadini ntabwo ashobora kuguha agakiza, ahubwo nagira nkubwire ngo iyo wizeye Yesu Kristo azana agakiza ku buzima bwawe. Ushobora kuba waregamiye ku idini ukumva ko idini ari ryo runaka rizakujyana mu ijuru, ariko nagira nkubwire ngo utarizera Yesu Kristo, nagira nkubwire ngo ibyo byose ntabwo byakujyana mu ijuru. Haleluya. Nagira nkubwire ngo hari Imana ibasha gutanga ijuru, hari Imana ibasha gutanga ukunezerwa, hari Imana ibasha guhindura amateka, hari Imana ibasha kwimura imisozi. Iyo misozi ubona yakunaniye ikayitsa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ushobora kumara igihe kirekire mu itorero ariko ntabwo inzira zawe uzikora neza. Ushobora kumara igihe mu itorero ariko uri umusambanyi, ushobora kumara igihe mu itorero ariko uri umugambanyi, ushobora kumara igihe mu itorero ariko uri umurozi. Nagira nkubwire ngo ibyo bintu byose nta hantu byakugeza. Ushobora kugambanira mwene so akamererwa nawe, ariko nagira nkubwire ngo iki ni igihe cyo kongera kwizera Yesu. Bibiliya iratubwira ngo ubwo Imana izagukina ku mubyimba ibyo watinyaga bikugezeho. Haleluya. Nagira nkubwire ngo hari igihe uba mu nzira y'agakiza ariko utayirimo neza. Haleluya. Hari abishingikiriza ku madini, nubwo ndi mu idini runaka Imana izanjyana mu ijuru. Hari abishingikiriza ku mafaranga, nubwo ntanga kimwe mu icumi kizanjyana mu ijuru, nubwo ntanga mfasha abakene bizanjyana mu ijuru. Nagira nkubwire ngo ibyo bintu byose ukora utarizera Yesu Kristo nta hantu bizakugeza. Ikiruta byose ni uko wakizera Yesu, ukizera ko yagupfiriye, ukizera ko yagiye ku musaraba ku bwawe. Haleluya. Naho ubundi amafaranga ntabwo azakujyana mu ijuru, ibyo utunze ntabwo bishobora kukujyana mu ijuru, ahubwo nagira nkubwire ngo iyo utunze Yesu muri wowe, iyo utunze agakiza muri wowe, niko gashobora kukuzigamira ubuzima bw'ijuru. Haleluya.
Mw'iki gitondo wizere Yesu ko yagupfiriye ku buzima bwawe. Mw'iki gitondo najya nkubwire ngo wongere wizere Yesu aho waba uri hose, aho ibyo waba uri gukora byose. Haleluya. Najya nkubwire ngo wizere Yesu. Najya nkubwire ngo ubaye ufite imbaraga nkeya, hari Imana ibasha gutanga imbaraga igasubiza ku rufatiro ubuzima bwawe. Ushobora kuva mu busambanyi, ushobora kuva mu bugambanyi. Icyo ni icyaha Imana yanga urunuka. Haleluya. Najya nkubwire ngo mw'iyi si tugezemo, mu minsi y'imperuka, ibyaha bimaze kugwira, bimaze kuba byinshi, ariko najya nkubwire ngo hejuru y'ibyo byaha hari Imana ikweza amaraso ya Yesu. Yesu Kristo amaraso ye arakweza, akakwezaho ibyo byaha, warangiza ukaba muzima, ukaba mutaraga. Ni Imana ikora ibidasanzwe. Najya nkubwire ngo unyumva ahantu uri hose udukurikiranye, uyu mwanya ukeneye gukizwa ukumva yuko nta muntu yabigufashamo, najya nkubwire ngo wanyandikira hanyuma nkagufasha gusenga Imana. Imana y'amahoro ikagukura muri karande, Imana y'amahoro ikagukura muri iyo migozi ya Satani. Hari igihe ujya mu rusengero ukamara igihe mu itorero, ariko ubwawe utarakizwa, ukabona Satani ahora agukwega gusubiza mu byaha. Najya nkubwire ngo ni umudayimoni, yo ni karande. Najya nkubwire ngo twagufasha gusenga Imana, hanyuma Imana igaca iyo migozi mu izina rya Yesu.